Nongeye kubasuhuza mwebwe inshuti zacu, mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho, nongera no kubaha ikaze kandi munyemerere twinjire mu iyi nkuru cyangwa se tugire icyo tuyivugaho. Inkuru wavuga ko mbi cyangwa se itanejeje abaturarwanda muri rusange, kuko ni ikibazo gihangayikishije abamotari by'umwihariko, kuko bari kwicwa cyangwa se bakamburwa ibikoresho byabo. Ubwo ibikoresho byabo ni amamoto nyine bakoresha bamotara. Ibi bintu bavuga ko byamaze gufata indi ntera, aho rwose hari uduce tumwe na tumwe umumotari kugeza saa izi ngizi iyo bimaze kugoroba byageze nko mu ma saa 12 n'igice rwose akubwira ati rwose ako gace shwi sinagakandagiza mu moto yanjye, ati reka sinajyamo. Ugasanga aragushwishwize nyine, araguhakaniye kandi rwose bitagakwiye, kuko u Rwanda ari nyabagendwa. Wavuga ko ibi bintu byongeye kubura indi shusho cyangwa se byongeye kubura umutwe, kuko hari ibibazo cyangwa se ibibazo abamotari bari kugenda bagaragaza muri iyi minsi, usanga kenshi biteye inkeke ku baturage ndetse n'igihugu muri rusange, kuko nk'iki gihe tugezemo cyangwa se aho u Rwanda rugeze rwiyubaka, ntihagakwiye kugaragara agace kamwe cyangwa se akandi kadafite umutekano uhagije, aho usanga nyine iyo bimaze kugoroba cyangwa se byegereje amasaha y'ijoro usanga abamotari batakemera kuhakugeza, bashingiye nyine ku mpamvu zifatika kandi zigaragara zinumvikana, kuko bavuga yuko hari uduce tumwe na tumwe bajyamo ugasanga bagiriwe nabi ndetse bamwe bakahaburira n'ubuzima. Ibinyabiziga byabo nabyo bikaburirwa irengero, ubwo nyine bikibwa. Ugasanga biteye inkeke cyangwa se ikibazo muri sosiyete muri rusange, kuko sinumva ukuntu cyangwa se ntabwo byagakwiye kuba gutya, kumva ko hari uduce tumwe na tumwe usanga nyine tudafite amahoro cyangwa se tudatekanye 100%, kuko urumva iyo abamotari babasha kuvuga ko hari uduce amasaha agera badashobora kujyamo cyangwa se ngo batware nyine umugenzi ujyayo, ukumva ko ari ikibazo kijyanye n'umutekano. Ahanini bavuga yuko nyine bikorwa n'insoresore ziba zitwaje uduhiri n'ibyuma. Bavuga ko trick bakoresha cyangwa se imitego bakoresha, agutega rwose nk'umugenzi usanzwe, ubona ari n'umuntu rwose cyangwa se wiyubashye umeze neza, utapfa gukekera ibyo, nyamara nyine ariko kujyana mu nzira z'abajura. Ubwo yamaze kukugeza muri ako gace, ubwo wenda abafitanye communication n'abandi akahita ababwira ati twahageze cyangwa se gahunda umutipe ari mu mutego, nimunyaruke. Ugasanga nyine awuguyemo koko, ubwo hakaba haje indi timu y'insoresore zitwaje amahiri n'ibyuma, zikaba nyine zinogeje umugambi wazo, kuko iyo zimaze kuhagera birumvikana ziba zahishe amasura yazo, kugira ngo nubasha no kurokoka utazabasha kuzitanga mu nzego z'umutekano cyangwa se n'inzego z'ubutabera. Ugasanga zishakishije uburyo ki zamukinja cyangwa se zamuhenjura cyangwa se zahita zimwaka ubuzima, niko umuntu yavuga, zikamwica. Ugasanga ni igikorwa kigayitse cyangwa se kitagakwiriye mu Rwanda twifuza, ndetse n'u Rwanda ruzira amacakubiri, niko umuntu yavuga. Ukabona ko ni ibintu bikwiye kongerwamo imbaraga, kuko twagiye tubibona, hari aho hagiye mu bihe byo hashize nyine mu bihe bya mbere havugwa n'ubundi umutekano ukemangwaho, ugasanga leta igize icyo ibikoraho, ugasanga nyine wenda ikajije umutekano waho
ibintu bikarushaho kugenda neza, uduce tukaba nyabagendwa. Abamotari nabo rero barataka cyangwa se baratabaza inzego z'umutekano ubwo n'igihugu muri rusange kugira ngo barebe ko nibura igihugu cyabafasha mu kugabanya iri hohoterwa bakorerwa mu gihe iyo batwaye nyine abagenzi, ugasanga ni abajura muri rusange cyangwa se ni abagizi ba nabi barabahohoteye, ugasanga nyine babatse n'ibyabo. Abamotari bavuga ko izi nsoresore ngo hari izi ifatwa ngo ntizibashe nyine guhabwa ubutabera kuri bo baba bifuza, ngo hashira igihe gito bakarekurwa, ariko bakifuza ko nyine bajya bahabwa ubutabera nyine bubakwiriye n'ibyaha baba bakoze nyine bakorera abo bakora umwuga w'ubumotari. Ndavuga ibi nshingiye biherutse kuvugwa mu karere ka Bugesera, aho ari nyine umumotari uherutse kwicwa yishwe n'umugenzi yari atwaye, akaza nyine kumugambanira cyangwa se akaza kumukora ibyo navuze haruguru, kumukina bakarangira nyine bamwishe bagatwara na moto ye. Ugasanga ni ibintu bitagakwiriye muri iki gihe tugezemo, ari nayo mpamvu usanga nyine abamotari ahanini batabaza inzego z'umutekano kubakariza umutekano wabo, kuko nyine ngo basumbirijwe n'insoresore cyangwa se n'abandi bose bagerageza nyine kubaka ubuzima ndetse n'ibinyabiziga byabo baba batwaye. Ndavuga moto baba bari gukoresha nyine bamotara, ugasanga nyine ni igikorwa kigayitse kitagaragara neza muri sosiyete ndetse n'ishusho muri rusange, kuko ntabwo byaba byiza humvikana ibyo bikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ubwambuzi mw'iki gihugu cyacu. Ndabashimiye mwebwe mudahwema gutwega ko muri kumwe natwe, mbibutsa gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde ndetse ikomeze ibaho umugisha uvanze n'agafaranga kugira ngo mubashe kuramira imiryango yanyu ndetse n'amagara, kandi mugire ubuzima buzira umuze. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.